kurikira ikiganiro ijwi ribohora mugezweho na Pastor Joseph Muriganshuro, umushumba w'itorero Mount Olives Temple. Haleluya. Mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe. Tugarutse muri cya kiganiro ijwi ribohora. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riri mu gitabo cya Daniel bice bitatu. Ndahera ku murongo wa 20 ndageza ku murongo wa 25. Maze atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Sadraka, Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro gurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakabaye, amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Sadraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo Sadraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshwe. Uwo mwanya umwami Nebukadnezari aratangara, aguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshwe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka tuganire kuri iri jambo. Abasore 3 bajyanwa i Babuloni cyangwa mu rugo rw'umwami Nebukadnezari, bari abasore 4 batoranijwe mu bandi b'abanyagano. Aba basore 4 bagezeyo, umwe muri bo wari ubakuriye, uko ibyanditswe bibitwereka, yitwa Daniel, ngo agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibiryo by'umwami cyangwa ibyo kunywa by'ubwami. Bariyo kubera ko biyemeje kutaziyanduza, kudacumura ku Mana, kutazivanga, kutaziyandurisha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Uyu munsi abantu biyandurishije ibyo kurya n'ibyo kunywa, bibaye ikibazo gikomeye. Baricuruza ku bwabyo, barahemuka ku bwabyo, abantu bariba ku bwabyo. Reka nihute. Bo bari baragambiriye kutazemera kwiyandurisha ibyo kurya n'ibyo kunywa, bamaramariza kunezeza Imana yabo bari mu rugo rw'umwami. Kandi uyu mwami yari afite intego ikomeye kugira ngo abahindure, abakuremo imitekerereze yabo, abashiremo imitekerereze y'i Babuloni, abakuremo ururimi rwabo, abashiremo ururimi rw'i Babuloni, abahindure abarami b'ibigirwamana hamwe n'abandi. Igihe kiza kugera barema ikigirwamana, baragikora cy'ikibumbano mu izahabu. Nyuma yabwo umwami ashiraho itegeko rikomeye ku muntu wese utazumvira kuramya ikigirwamana, bagomba kujya bavuza amakondera, ibyuma birenga, ibyuma by'amoko menshi, bikavuga cyane, bigasakuza. Umuntu wese ubyumvishije aho ari hose akikubita hasi akarambarara, akaramya ikigirwamana cy'umwami, ariyo mana ya Nebukadnezari. Bibaho biza kumenyekana ko hari abasore 3 banze kumvira iri tegeko ryo kuramya ikigirwamana. Abasore 3 bajyanwa ku mwami, abaza impamvu icyabateye cyangwa umuntu watumye bagomera itegeko rye. Baramubwira ngo, nidushobora gupfukamira Imana yawe kuko dupfukamira Imana isumba byose. Bimutera uburakari bwinshi, ategeka ko benyegeza uyu muriro 7, nibarangiza babafate bababohe. Abaha amahirwe ya nyuma, nabwo basubiramo aya magambo. Baramubwira ngo, nubwo Imana yacu dukorera turayizera, ibasha kudukiza amaboko yawe, ariko nubwo itadukiza nyagasani, nango dushobora gupfukamira iki kigirwamana dutuka Imana yacu. Mu yandi magambo, tuzaba dutuka iyo twize, tuzaba dutuka iyo tweme, tuzaba tuyitiranije n'ikitari cyo. Baravuga ngo kubw'ibyo nango dushobora guhemuka ku Mana yacu, turemera icyaje. Biramurakaza, atoranya abasore, abagabo bakomeye mu ngabo ze, baboha Shadraka kuko bari bambaye n'imyitero yabo,
barababoha babegereza umuriro babajugunya umuriro bagwamo hagati, ariko abantu babateruye bacegera umuriro, ibirimi by'umuriro birabafata birabica ntiharokoka n'umwe. nuko bamaze gupfa abandi baguye mu muriro, umwami akomeza kwitegereza ko yagombaga gutegereza kureba ko iteka riciwe kandi rishyizwe mu bikorwa. agiye kubona hagati y'umuriro abona abagabo batatu bari kumwe n'undi wa kane atarazi bagenda. aravuga ngo nagize ikibazo cy'imirebere, ese amaso yanjye yagize ikibazo. abaza abajyanama aravuga ngo ariko ko ibyo mbona nibyo mubona, ko mbona abantu bane, ese ntitwajugunye batatu umuriro? baramubwira ngo nibyo nyagasani, twajugunye batatu. ese ko mbona uwa kane aravahe? ngo akomeje kumureba aravuga ngo ndabona asa n'umwana w'Imana, ndabona asa n'umwana w'Imana. umwanditsi w'imigani aravuga mu bice 8 ngo ibineza neza bye byari ukubana n'abantu, abamwubaha, abitandukanije, abo bamwihaye, abo bamwimitse mu mitima yabo, ngo umunezero we ni ukubana nabo. Bibiliya irambwira nanone muri Zaburi ngo n'Imana itabura kuboneka mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Haleluya. bari mu itanura hagati, umwami abona uwa kane asobanura uwo ari we. kandi mwibuke yari umwami udakebwa, utaruzi Imana, utigeze amenya Imana, ariko kuko ari umwana w'Imana yaramumenye. reka nkubwire, abataramenya Imana baraza kuyimenya, abatayizi baraza kuyimenya, abatarasobanukirwa impamvu wiriza ubusa ukanga ibiryo utarwaye mu nda baraza kubimenya. haleluya torero. malembrata baba sende. Bibiliya itubwira ngo babajugunya bagwa mu muriro uko bakabaye, uko ari batatu. Bibiliya iravuga ngo bamaze kugwamo, ikintu cyabaye cya mbere, imigozi yari baboshe irasha ivaho, imyambaro yabo iguma uko yari imeze, imisatsi yabo iguma uko yari imeze, inzara zabo zikomeza uko zari zimeze. ntacyo bigeze baba, kuko umuntu utari ufite ububasha ku buzima bwabo. impamvu yatumye utagira ububasha ku buzima bwabo na yinde, nuko hari umugabo wa kane, uwo ngo utajya ubura kuboneka mu byago n'amakuba. uwo ngo yitwa intare y'umuryango wa Yuda, yitwa Imana isumba byose, yitwa umuremyi. n'umuriro niwo wawuremye, n'ibiti niwo wabiremye. iyo wemeye kumwihambiraho naho bakujugunya taba, aho ibiti byica abandi bihinduka umuti kuri wowe. malemrata baba sende. niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko no muri yo abayo. haleluya. nimuhengera arahaba. uribaza se aya mateka ya Shadrake na Abednego na Meshaki mwayahuza gute n'ubuzima bwanjye uyu munsi? mu gihe cyabo umuriro wari uw'inkwi, ariko umuriro wawe uyu munsi ushobora kuba ari uw'imibereho, ari situation, ari ibihuri gucamo bigurumana, byaka, bitwika, bikongora. erega kwisanga mu rugo udasohoka, wari utunzwe no guhahira urugo rwawe, no gusohoka ugakora ukaruhahira, kubaho kwa byavaga mu buryo ukoresha imbaraga za ubwenge bwawe. uyu munsi uri mu mwanya umwe, uyu munsi uri mu mwanya udashobora gukemura icyo ari cyo cyose. wareba n'ibyo wahunitse ababishoboye bidashobora kumara ibyumweru bitatu, kandi iminsi ubona ishobora gukomeza kuba myinshi. reka nkubwire inshuti yanjye, uwo nawo ni umuriro. iyo ugoswe n'ibibazo byinshi bikuzengurutse, uwo nawo ni umuriro. iyo ibintu byinshi ubazwa bidafite igisubizo, uwo nawo ni umuriro. iyo ubona ejo h'uyu munsi, nyuma y'uyu munsi, amakuru avugwa, ibigaragara, ibyo usoma mu binyamakuru, uburyo ubukungu buzaba buhagaze, iyo ubitekereze, uwo nawo ni umuriro. ariko ndashaka kubwira inkuru nziza nshuti yanjye. hari umugabo wa kane kubomatanye no kubamwihaye, kubamwimitse mu mitima yabo. niyo mpamvu ibyanditswe biravuga ngo uri muri mwebwe arakomeye kuruta uri muri iyi si. uri muri twebwe arakomeye bana b'Imana, uri muri twebwe arakomeye inshuti z'umusaraba, uri muri twebwe arakomeye. nta bihe bijya bimukanga, ibihe byose wabijyamo, ariko muri kumwe ntacyo waba. Bibiliya yanjye irambwira mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga muri Yohana, igitabo cya mbere cya Yohana ibice 5 umurongo wa 18, bivuga ngo abana Imana yabyaye. haleluya. iri jambo riranyubaka, riramfasha, riranezeza mu buryo bukomeye, ngo abana Imana yabyaye
arabarinda kandi wa mubi nazabakoraho. Ndetse iyo bagezeho umuriro ntango abakoraho. Nubwo bagera mu mazi atemba cyane ntango umubi abakoraho. Nubwo imibereho yahinduka ntango umubi abakoraho. Nubwo ibihe byaba biteye ubwoba gute ntango umubi yabakoraho. Nubwo inzara yafata igihugu ntango umubi yabakoraho, kuko bo barashinganye. Bibiliya avuga ngo uwo nguwo wa kane yagendagendanaga nabo ari hafi yabo, ari kubabwira ngo muhumure bana banjye ndi kumwe namwe. Nutuza nshuti yanjye uraza kumva ijwi rihumuriza muri wowe. Guma muri iyo nzu, tegereza ibi bihe bitambuke. Hari ijwi rihumuriza, hari amagambo ahumuriza Imana yashize umutima wanjye. Ahubwo nigiye cyo kwingingira abadafite ibyiringiro, kuko nyuma y'ibi bihe hari ibindi byiza bikiri imbere mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Bibiliya irambwira ngo nuko umwami ahaguruka ku ntebe ye. Ibyo yagambiriye bitakigezweho, ibyo yapanga bitacyemeye. Uyu munsi nari mfite ijambo rivuga ibyica abandi ntango byica bose. Hari abantu baticwa n'ibyica abandi, hari abantu baticwa n'umuriro, hari abantu umuriro utajya ushobora, hari abantu indwara zidashobora, hari abantu ibyorezo bidafiteho ubushobozi, hari abantu bashinganye mu maraso ya Yesu. Abangaba babaho none bakabaho ejo. Oh haleluya. Nushaka kugumana ya magambo, abasirikare bakomeye umuriro warabariye, ariko abasore batatu bubaha Imana bawugenzemo hagati, bari kumwe n'umugaba mukuru, umugaba w'ingabo z'Uwiteka, bari kumwe n'Uwiteka Imana nyiringabo, bari kumwe n'umuremyi uwo byaremewe byose. Uwo nguwo komeza womatane nawe mu nzu ya mu cyumba cye ku mavi usenga. Ntango uzakorwa n'isoni, ntango uzatsindwa, ntango uzagaragara, ntango uzananirwa. Arahagije. Uri kumwe nawe uba majorite, uba benshi, uruta igihiriri cy'abantu benshi. Nubwo buri mu nzu ntukangwe kuri wenyine, muri kumwe urakomera. Aho udashoboye araguheka. Malebrata. Umwami aramwegera, umwami yegera umuriro, arabitegereza neza, ahindura ururimi, aravuga ngo bagaragu b'Imana isumba byose, ndabasaba ngo musohoke muri uwo muriro, muze mudusange. Menye neza ko muri abagaragu b'Imana isumba byose, iruta ikigirwamana cyanjye, iruta ubwenge bwanjye, iruta imbaraga zanjye, iruta ubushobozi bwanjye, iruta icyubahiro cyanjye. Ndifuza kubona abarokore bagiye guhaguruka nyuma y'ibi bihe, abizera nyuma y'ibi bihe, aho umuntu azakureba akavuga ngo menye kuri umugaragu w'Imana isumba byose. Iyo ukorera igaragara hose, ikora hose, ivuguruza byose, ihagarika byose, ikurinda ikibi nubwo waba uri hagati muri cyo. Oh haleluya. Bera b'Imana ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Uwiteka zikubeho kugira ngo uhagare muri uyu murimo urimo, wawisanzemo, ariko niko uri busohokemo. Bwira abo mu rugo rwe ngo tuzawusohokamo hamwe n'umugabo ukomeye. Haleluya. Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndifuza gusengera Mana ya Abraham, Mana ya Isaka na Israeli. Reka ibyiringiro bizima byinjire mu buzima bw'uyu mwene data. Reka imbaraga zo gusenga zimubeho, reka amavuta yo gusenga mu manukire, reka ubuntu malele bosata baba basende lelemrata mahakate lele bosende. Ubuntu burindira umuntu mu muriro, ubuntu burindira umuntu mu bihe bikomeye. Umuze ugufate mu izina rya Yesu. Ndarekura ubuntu bw'Imana, ndamamaza ubuntu bw'Imana, ndavuga ubuntu ku buzima bwawe, ku bana bawe, ku byifuzo byawe, ku kazi kawe, ku nzozi zawe. Ubuntu malemrata baba basende, kugirirwa neza n'imbabazi bikomeho mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.